bikanga abandi bagiye mu kazi bikanga twe ntacyo tuba twahaye Imana ntacyo tuba twarushije abandi nabo suko dukora cyane suko turi beza kurusha abandi suko dufite imigisha kurusha abandi anyway ahubwo nuko nyine Imana yahisemo ko tuza hano kuri Tikano TV show tukabasho salamu alaikum kubaneka imisi ndabamenyesha ko kubaneka imisi ahani oya njewe ndumukotete kureta kazi nako ngo mutete kureta kazi umutete kureta gabo ya ibintu wabitangiye harya ibintu nabitangiye kera ndabyibuka ko nabitangiye 2022 ku bwa Yago Fondati cyagiye Yago ya tuvuye muri cya cyorezo cya corona Yago Fondati nje nkunda kumwita Fondati ya it's okay niyo umuntu akuzanye Yago yanzanye imihanda arangije nza ebana njya mvuga ngo Yago nzagukumbura rimwe arahanura bati nyamara Tuff atazakora hit nje nuko bidashoboka nyine wenda Yago sinzi niba muruta cyangwa nduta anyway ariko numva ari ukuntu umuntu ashobora kuranga ikintu kirenze ukavuga ati basi nje no muntu bite n'ibintu yankoreye basi reka basi nzamubyarira umukobwa arongora umukobwa wanje umukobwa byara abasuka nabyara cyo kigase gacese nabyara umukobwa mwiza kuko nge njya ndirebera kuri mushiki wanje mu mushiki wanje ni mwiza bamwita uwamahoro Hashura uwamahoro nagaro wamahani nuza mwarashwanye itumwanura imihanda inde so baby ndashaka umwana ndashaka umwana ndafu ndashaka umwana nibyo ko ndashaka umwana no musi ndashaka vibe za hip hop twaji hip hop urira nayo kwempade kugamye gukubita kayimo nayo kwepana umwana yaganye kukanya nayo kwempade kwata kasimu yaganye kukwata kasimu nayo kwempade bade ndiwano mwenye bala rwati wakati wana kupom wani kukwate akasimu kwata akasimu yegwe bade munyuride bade nyurida nyo pow yeah twaji akandi gafroje ndonte takuzira ibinyamahanga gusa twaji ibinyamahanga gusa nasa ukunda kumbesha mu kigani mu cyongereza napuye mu cyongereza y'umukobwa mwiza cyane umusa ku mutima gwanjye ndakutama icyongereza kishi ikinyarwanda gikeya reka muhe ikinyarwanda kuko nanjye shuti ndi umunyarwanda wa nyawe nuzana ibyo byongereza I love you tu I hate you baby ndakwanga cyane zana gutamo ndakukuboka ndetse nanakokoboka nakwegereza cyane ku buzima bwanjye bwose umunyamakuru nawe haranamo baking nyanyo ndakapako byose sizavane n'imihanda manuka gatoya shuti dusazamuke I need you I love you too Why reka uride nawe reka kugamya nawe gwe olwa rero mbande gambye abantu bonna abatunulide sawa tundusemanye batunulide Tikano TV show mbagambe mbagambye mukama abawde kumikisa simanyi abatono abakazi abasajja simanyi abakadde bonna mbade mbagambye mukama abawde kumikisa simanyi ababera mwana mbona nje sinjya mbeshya mwana vuga ikigane cyanyacyo muri comment bazabe kubwira reka mbivuga minonje mbivuge neza ababera simanyi mbagambe abantu bonna ababera bono mu Kigali mbagambye mbade mbagara nyo simanyi abe Uganda mbagara nyo aba Tanzania mbagara nyo aba Kenya mbagara nyo bonna simanyi n'abasajja babera bari mu Burundi simanyi aba mu Simon buri fasi yonna muri fasi yonna mwahagazemo nje nabaye imyaka gusa amahirwe nageze nabaye igihe gitoya anyway mbaye yo mbita ahantu bita muri Sudani nabaye Sudani ahantu bita bavuga ikirugwara bavuga ngo mimonia ngo muke hayi bajaga bambarira reka nishyira muri slow bajaga bambarira kukiyi bukanda baki
wasitaruka kibukate ai ndararuka kibukate umva ni hip hop yayo bajyaga bambwira ngo abakeye Uganda bose bafata byose ndetse bakabona ku mufungo ndatutubikana cyane maze mvano mu Rwanda njya mu Buganda ngiye guhiga inote shuti mu gihe gitoya ngamazi yibagirwa iwaba wambeho nagajya yibagirwa aho yavuye niga imisi 3 gusa natenge kwibuka iby'iwacu mu Rwanda nangiye gukumbura abakobwa bacu dore ikora beza banyambinga beza nandi uzasanga abakobwa beza fite crush wanjye bamwita Moto Divina ndamukunda mu by'ukuri niga ngakunda mu ndi mukobwa bamwita wa mukobwa ni ndajye bawuti bamwita Nuza Muyango nawe ndamukunda cyane mu buzima ngakundira umukobwa mwita The Great Manigize pow yeah nanuza na wundi wambaye isuma kajya Nyabugogo ye uri umukobwa bamwita Bateta bamwita Pukina uvuga ariko kumva hipa umva Pukina uvuga ko Pukina vuga ngo 1 2 3 1 2 3 Pukina pow gita basiri tugani uri seri njye seri nari uyu mwana w'umukobwa yifashe uzavamo umumama w'ejo hazaza kandi nawe uri umupapa w'ejo hazaza yego akifata akambara isume Nyabugogo akambarira mu muhanda yego ubyakirute nk'umupapa w'ejo hazaza njye byakira Rwanda bagusanga wawe kukuguwe neza ibibazo byasaba kigira hanze nubizere kukabeshi bakubeshya si beza umwana w'umukobwa arimo kwigira ibiceri ya nikotete none rero Onjere sura makoka again onjere sura ako kwaje tamojingo ngazi kintu kiba jingo kazo karaje udifata ndamozi Godifata muzi ibintu birenga bine agira kotete nziza cyane n'umuntu nyine agira kotete zitagira icyo zibangamira society anyway ukuvuga ngo so nyine ubundi kintu cyambere nje njya mu buramani nkaho nka puzzle man hano kuri Tikiano TV show ndajya mbabwira ko iyi Tikiano niyo channel ya mbere itagira amatiku niyo channel ya mbere igira ibiganiro byiza cyane niyo channel yangira igira ibiganiro bikiriya niyo channel ya mbere igira abantu basenga babisenyewe batare abantu bibifura rika paka siya ba Imana yamwe abantu bakunda kwikaka ntago bazabona ijuru rakasi siya rakanama ka paka siya ba yakanayo ngo nutereka ubusinzi Imana iragukubita inkoni rakasira ba siya ba Nyamabondo nawe nutereka amashyoro ugiye gushya kano zatutubikana Reka poko paka sirira ba none nawe ugira amashyari mu mutima wawe nutana ibyo byawe ugiye kurimbuka raka si Yesu we ndimo ndabona umwuka barimo kunyereka abantu bagiye ayi badata we raka si yaba Imana namwiye ngo nibatereka amashyari yabo uwo Nyamabondo uwo bita Noheli bagiye kurimbuka nago bazabukora ibiganiro ngo birebwe bagiye guhombya bakire ariko nibihana bakareka amashyari yabo Imana izabababarira kandi bazababarirwa ijambo ry'Imana ramwira ngo jyaje ati uko yababariye umugabo bitaga Sauli ngo yakundaga kubangamira ubwoko bw'Imana agakunda kubatuka agakunda kubakara ibifura agakunda kubabangamira igihe kiragera Imana kumareka murizi haramana kurambwa ati yewe Sauli we ni Imana avuza amanjwe atatu irambwa ati yewe Sauli umoriki Sauli avuga ati yewe Mana we ntabwo nembiza ukuri Imana naje sukuzamanuka Imana ubwati Tiana zakurimbura zagupfumura amaso Yesu we Imana ntabwo igikunda abantu babangamira abagenzi babo abanyamakeri bose barabakarabye nasabone rakasi ya bose reka nabihanagure reka mbihanagure ibyibuka reka mbihanagure hari mwiza kuvuga ngo ntabwo yabyemera anyway bishoboka ko Imana ikunda abanyabyaha ariko ikagira gute
ngo yanga icyaha igakunda umunyabyaha ni ukuvuga ngo niba uri umunyabyaha kano kanya nagikwanga ariko yanga wowe yes birekiwe reka gututubikana muri Bibiliya aravuga ngo iki muri Bibiliya umurongo muri Bibiliya hari ijambo ry'Imana aho ngaho iyo ugiye kwagiraho ubugiye kugira kuko Imana imbwira ngo Yesu ngo bishoboka ko umuntu ashobora kumanuka akajya akamanukira ku bitugu by'abapfupfu sibyo yego ariko mana umugabo umwe ngo yigeze ku mupfubuzi yigira umupfubuzi we arapfubura fidana Imana bamubwira ati nutiha nicyo cyo gupfubura ndagutwitse umugabo aravuga ati mu gitondo tuva izongera ikore n'ibindi we ayiwe izongera ikore n'ibindi we izongera ikore n'ibindi we izongera ikore n'ibindi we Tuff yo ariko abantu bemeye gukora imbaho bagakora ibitanda bamaze kubona vibe duhagaze ndagira ngo bwe ngo nawe wa Imana irambwiye ngo igiye kugwa imizu geretse igiye kugwa umugore muzungu igiye kuzabyara abana b'ametisi kandi ngo umwana uzambwira abana wa mbere azakugura igipangu Yesu we ndamuhanuriye byabaye ugize ukomoza witwa Nyamabondo Yago no umuntu wakuzanye kuri no mihanda ni umuntu wagufashije rusange ese kuba yaravuye muri industry akaba ariko warizwa mu gihugu cya Uganda cy'abaturage kandi bambwiye ngo ari mu Rwanda mani nyine abaje gukora biragano agasubirayo baramunanije baramurwanya birangira ataye igihugu buri mwanzi wese arakabura igihugu ava mu gihugu ajya gukorera ibikorwa byiwe by'umuziki dore ko ari byarashyize nabira byo boye influence no byo influence no gukora ibiganiro niho twamenye na Tuff ese ubona amashyari aba kuri no mihanda tuyita imihanda ntabwo ari umuntu wumvishe ikiganiro bwa mbere kajya ngo ni imihanda kuri izi mbuga izo twita imihanda ntabwo babashona nyine abadashona byo ubundi agiye kuvuga ngo hari abakibita hari abapagani akaba n'abakristo hakaba amaniga akaba n'amadage anyway ni ukuvuga ngo rero amadage ntabwo byumva neza ariko amagenge zitabasha kubyumva so ubona aya mashyari amashyamba urwango umutima mubi ubugome uturuka he beseri yo turi kuvuga papa mukuru ya Nyamabondo umugore wanjye nazaza wadari nzaza ngukunda mwibanga yego watangiye ngo wahejeje nzakugira umukenyetsi yagubona biriya bintu bamukoreye kumurwanya kumunaniza Yesu we uvura umukenyezi nanjye ndi umutama uri umukenyezi ndi umutama uri umwigeme yego Yesu we kubitanga kuri kandi umugore arataka masaza n'amazi kubita pau wataye concentration ako garuka ubonye umukobwa boje gitibe jisho bwo kagira Imana wa muntu ba muzi ikibiriti mu gacwa nera mu kibiriti se Yesu we nera mu kibiriti gitibe jisho igingo mumbagira umunota none ahura mu mwenda umwe ntajya hinda ariko bro cameraman buretse gatoya aka gasani sobwa mbere ukabonye iki gihe no sobwa mbere cyubonye iki gihe no sobwa mbere cyubonye reba izimeta mbamagaze nehe uri dage ndi niga bro kandi ngo sigasabeza kuri TikTok uwagira Imana yabona wasaba anyway narisaba ni yamubona yamukura heze wamukolahi inone siga azana ubwontete bwo kwibwa ajya kuvanga ajya kujya sambanya abantu abasamanyize online urahiye nutihana uzarimbuka nawe barengereye buretse gatoya bikagira miliyoni asabiriza atambara umwere bakavugira poste tipatira akuri kumva Jim nyamara buryo uraciriritse cyane dore namayide yo kuririmba yaraguye nawe itumusubiza
kubita kuri kandi mugore mwiza araje mugore mwiza araje mugore mwiza araje Rasafro nyirasake ndashaka umeje cyo kunywa nk'umuraperi listen me nk'umuraperi kora ikigoma giharabika Noheli Brese rero ngubwiza ukuri man umukubita umurongo ya danje wowe kigenda cyawe ibiki n'ibiki uri cheap in mind dagarutse nisubiyeho sanama na zamanuro mwamaga sinzumve yamanywa na yamajoro mwamaze mudasinzira dagarutse mindutse dagarutse nisubiyeho dagarutse mindutse dagarutse nisubiyeho burya Noheli ukujye umbona nje siko nje ndi muzima bwanjye bwose ufata shuti yanjye jewe gikirada kandi ndumwana wapfukigeza Sodoma n'amaso yanjye yaratukuye ubuzima bwanjye bwarafunaguritse ibyanjye byose sibye byagwa ibyawe ubuzima bwanjye kandi buzagenda neza nzahura nikaraka kandi ubwo uri ndage yewe ndinika ndinakavukire urakagugikomoraka mwibutse ko tukazarusiza agurate burane kireka navuze ngo arakabya urusenda bura ejo nanyweye amagi mabisi njya n'urusenda bro ubwonko bwanjye ndabushaka ndabubura iyo unywa amazi ashyushye cyangwa ukicara hafi y'umuriro wari kuba wakoze reba ariko nanyweye amazi ashyushye akwagira akakomerezaho bro yego meze bite meze fresh neza kutazubije man njye nasubizaga nakubazaga amashyari aba muri industry atuma bamwe bahunga atuma bamwe babireka hari abahanzi baretse umuziki kubera depression hari ibintu byinshi byagiye biba kubera ayo mashyari n'amashyamba n'izo nzangano ubona biterwa n'iki ibyo ngibyo kenshi na kenshi reka wenda we example jewe wenda example ngabo bagiti mushisho ngo amane muvuga abantu heri ba Nyamabondo bariya twebwe nibidukuranga n'ikiri tukagira inzangano ariko ziri kiriya bro twe inzangano zacu tugira ni inzangano ziri official ni rwangano je nanamubona kuri kamera nkabana namupfumbura n'amaso anyway ariko nyuma ya kamera anyway tugira ukuru twebwe ducire ngo turi abantu bari chili sasa abantu bajama aba influencer bo bagira inzangano bakabigera serie bro twebwe turi abakotete kuriyeta n'ubundi tuzangana mu bukotete kuriyeta bitanagutangaza inshuti yakuno kabana Noheli tusangiye umugore fashe indaya agakuramo nanjye ngakiramo yego tugasangira indaya by the way ntabwo indaya namukaro yingora kuri kamera abazimu bashye abazimu abadayimoni basewe ntibahunge mana we afazari koko isi yose irabizi ko ndi umukristo nago mushaka kugira ngo kumanize bene data ijambo ry'Imana rambwira ngo tujye twibuka ko turi zandiko zisomwa na buri wese anyway uramutse ukoze icyaha mwene uso akureba uzaba ukoze icyo Imana yanga koko yatubwiye ko turi zandiko zisomwa na buri wese kunywera kamera kunywera mukaru kunywera kamera kuri mukaru ndumva bidashoboka no I don't mean so ubona byakimuka gute why anyway ubundi ikintu cyambere cyo gisabwa na kintu kimwe cyonyine ubundi umufero wese arabanyire bagira inzangano bakabyegereza umutima koko ibyaye go fondate we ni ibintu ni beef ziremere man ryareka tuwenda muri episode ya tumaze gukora episode ya mbere episode ya kabiri episode ya kane sibyo nzaguha map ya ni boss wanjye njya akazi kanje n'umunwa ibyo nzabona nzabivuga ya ikibi nzirinda kuvuga ibigize icyaha cyangwa se kubangamira abagenzi banjye ariko yago mari yago no umuntu tuzanye cyane bihagije bro amakuru nzayagwa ku kiranguza yagaragaye mu akora ikiganiro mu Rwanda yakoranye n'uwitwa inyogoye yaramubonye ipfumuka amazi irangije inyogoye ariko urabizi ko yago n'umwe mu bantu basapotinze cyane inyogoye man ngiye kuzi uko bwa mbere njya nanjye yaramfashe koko bada nisa niwe ndizana Tuff remereye mbikeshe kuba naragiye kuri paracetamol ya yago fondate nese babandi baba bakurwanya bo ayabararemereye buretse gato by the way ubundi iteka mu buzima busanzwe ukuzi haza amanywa akaza nijoro iyo ugize imana ukagira abantu bakurwanya wallahi urakomera cyane man ahubwo kireka mbonye nk'abantu nkasa burajyagiye ahantu nko mu Paris nigikabi nkubise ubuvance n'iki ejo kuva ngo arasaze ugiyego je mal bro bashaka beef nyinshi cyane koko iyo ufite beef nibwo ukora cyane ari bamwe mu content creator nkuko ukunda kubita bano batanga ibiganiro yego bana basige basanga bikanze ko babonye udufaranga
bafunga ibikorwa remezo hirya no hino yego batangiye kujya bihenura batangiye kunya ku mutu zabo bamwita Nyamabondo uzi umuntu unya ku mutu uzamuvura yego ukumva icyo kintu ubundi umuntu umwe bamuhaye igare none bamuhaye igare babona umuntu agwaye igare nta kiri kirabure kongerera bamuhaye igare mu gihe bari ngo murabona ipombo yayo ubwo rero nduramujamo nawe rero yibagiwe ubashije mu jya kusunya munsi yagusubiza ibyiza by'ibicurane twigenere buretse gato anyway nakubwiye ngo twebwe ibyacu byose ni comedy ngiye wishaka kugira ngo nderagenda Nyamabondo ibwo niba afite uko yihenura afite ukura azihenurura cyangwa se ashobora kuba yagera kuri wese niba yihenura afite ukuntu azihenurura kuko nize kuvuga ngo hari ukuntu Imana iguha ibyiza nyine ikaza no kuguteturura anyway ni ukuvuga ngo rero Imana yamaze kumuteturura ntabwo yakabaye afata amasaka nga afate n'inuzana n'igikoma ngo abivange ntabwo bibaho ese winywera agakoma nirebanga riba mu gikoma bondi mbere na mbere ikingo ibanga rya mbere ngwe gikoma nakorora irya kabiri reka nongere mwa wumve irya kabiri ba mu gikoma ubundi ibanga tasanga muri bye mu gihe inkwere ako noye wagiye ukiza noye ni ngubura arakijwe tumwima amata kawubize ko uramutipi navuga ase amakuru n'ubisheni oya buretse gato bamukubite kurinda buretse tugiye tuganira bro no mucamo mbite murabura byanyabo man amashuri nize byibuza nugiramo kimwe cyaka mu amashuri nize ukayiga nohe ubwo byugira nutagabanya umunwa wawe wallahi nanjye amashuri nize nawe uzayiga sibyo wifuza ko kenshi na kenshi nasubira ku ishuri ntabwo ngiye nshobora gusubira by the way sibyo narize naraminuze nararangije nawe nize nawe uzagenda uyige sibyo pirime narayize matine ndayiga nuza ayisumbe ndayiga nuza za trokome ndayiga ubu fuza ibiki ariko ikiza buriya si haza kuba hariho kamera buriya twebwe buriya si byo tuvuga man tujye dukora ibi ejo bundi ibintu byose we na Noheli mwavuga mwakora mwebwe birangira buretse gatoya man tujye tuganira man buretse gatoya buretse tujye tuganira nakubwiye ngo man bwa bushuti ariko bura man inshuti ishaka gukisha igihanga nagabura inshuti abara umurozi amba nta gihanga nacyo none se buretse rubonye ariko nta kibazo buretse gatoya nibere y'Imana ndagukunda uri inshuti yanjye bagira ngo ukase cyangwa none ushaka ufite ibitoki ngo nibyenyera barazana wavuze ko ngi kuze munsi ko ibyo byakora nari yakiriye je mana harasimete no cyashye bayitangu nuko tutarakugira indi umukwege watoboye uwiniramo hamwe je nabwo je bigikanoye indirimbo yanjye cyashya Tuff ya indirimbo yitwa Ikirura noneho niyo igiye kujya hanze ngaho nyumvire namo gato nyamara burya uraciriritse cyane dore n'amayide yaragushiranye gutuma umuntu uririmba indirimbo ikagira miliyoni ahindukira akabura ibyo avuga musubize nawe izogera ikore n'ibiti we ayiwe izogera ikore n'ibiti mane kawukuzukura mane yewe Tuff ubundi kenshi na kenshi rimwe twaze tuganira ngo yago n'abandi bagerera beef man ngewe mfite icyo bita IQ iri hejuru yes kuko mbere na imihanda wagize kenshi yari iri kuri 13 wowe iri kuri kanga ubwo wenda je iri nka wenda iri nkama ni 0 n'ibice bibiri ya ijero ubundi mbere na mbere nibyo nkubwira uzirinde kujyana beef n'abantu mihanda hano ukimara kujyana beef n'abantu uyitupfa bakagushyingura ukagira usoro kandi ujya kwibera urumva ikintu ufashe bakita mikoro mu ndimi z'amahanga yego bayita microphone utekera isabune yitwa ngo mu cyongereza isabune yitwa igifura mu cyongereza okay ubwo se urumva iyo bavuze market ubundi wumva iki ubundi market nge market nyumva ari papeteri market ni papeteri market papeteri gute se market na papeteri ahantu twize kujya tujya ahantu twize kujya kujya inkoko n'umureti none mucama yari inkoko eshatu inkoko yitwa ketchup ya okay none mumaze kurya inkoko
yajyaga aseka ngo twabatisha amagi yakugeze mu bwonko ako rero nagiye guturika dyakomana asha doreba ataje kuzana inda abandi reba ariko reba buretse gatureba bro buretse amarisa ngewe umukobwa umwe nize guhura nawe ari nohera mumaye ngo yamumaze iminota 40 ngo umukobwa ati bitabapfa ibyo byo namubwira ngiye ntago nduko nkora iminota 2 iyo ngabeje ni seconde ubundi nje ujya ubundi inkoko ngewe ndi ku mwanya wa kabiri ku nkoko ku ya mbere koko ubundi ukimara gukuramo wenda nk'agakweto mba nashoje kubona agafoto mba nashoje kumamagara kuri phone mba nabirangije yego indago waguze menshi wayiguza ngaho indago menshi naguze bwa mbere nyifatina navuye muri Genesis Comedy amafana nakuyemo bari bamayumbi 400 namuhereye rimwe yose niyo ndanaguze 400 nyamuhereye urabeshye Melissa ya mafaranga arayatanga 400 nayo bari bagushyira natipu ya ntabwo kandi disi buriya giti mu jisho afite amatsiko yo kuzajya muri ino Genesis Comedy nakore cyane we ikintu buriya mani ikintu kimwe maze kubona mani njyewe niyo mpamvu ubona nisa ubona Tuff nyifite amahoro mu mutima sibyo nge dumo Kristo wo mu mutima nzahora imihanda kugeza gupfa umukobwa yuzura ubwuka wera aravuga ati nubwo icyo gihe hari umugabo bitaga Sawuli yakundaga kunaniza ubwoko bw'Imana cyane haravuga ati ndi umukristo nzahora imihanda nzakora ibiganiro bizarebwa giti mu jisho n'ubushaka kubaga Tuff wakoze amasengesho y'icyumweru utajya utanywa arenda kwica n'ibiryo mu gitondo aramiragura saa sita aramiragura kandi ngarashaka gufata imihanda ariko wakwiyirije ko nawe cyatse yafatiye n'igihebe buretse gato nkubwire giti mu jisho murabure ndabizi neza ko studio arimo arabyumva ni live ubundi ijambo ry'Imana rirambwira ngo wewe nyine biratubwira ngo ako we kuki nikunda we asa Tuff ukura kuvuga muri Bibiliya ubuni muri Bibiliya ninde muntu wakunda ukunda umuntu nkunda cyane umugabo nkunda wa mugabo bita Delila na Samsoni ndabakunda Delila nakunze uburyo yaraburejemo Samsoni na Delila papa iratuye riteye gute by the way ngo hari umugabo bitaga Samsoni buretse gatoyi buretse ubundi ushaka kugira ngo ubundi abadayimoni bose we ntibahuge mana abadayimoni ako ugira Imana ko bazakora kugira Imana ko rireba abadayimoni bose we ntibahuge mana we aragize kuririmbira ati muzongere kundirimba nyine twagiye none se muri iyo story ngo hari umugabo bitaga Samsoni yari umukozi w'Imana yari afite ibanga yicaga intare yakubitaga abafilisitiya arabarwanya cyane ngo igihe kiza kugera abafilisitiya baravuga ati Samsoni tuzamubona gute imbaraga akoresha azikura hehe umugabo umwe aravuga ati ariko yari umwami w'abafilisitiya aravuga ati dufite umwana w'umukobwa ahangaha gwisa cyadusha kutega nde uwo bitaga Samsoni burada jongura ngo nawe uri umukozi w'Imana ukajya mu ndangamirwa ukajya mu ndaya ukajya mu bakobwa bazagutega umukobwa umusiga amavuta atutubikane uburarimbutse byarabaye uburarangiye birangije Delila wumva Samsoni yabayeho umunyembaraga gicinari yakunda guhanga n'ibintu birenze nyine baravuga ati se tuzamubona gute kugira ngo tubashe kuba twabasha kumenya ikimukoresha ni igiki ese ni ibiki abayanyweye koko ntago bumvaga bimagina ko adafite ibintu bimukoresha cyangwa se biraba yanyweye babwika ko afite ibindi bintu urumva aho ngabo n'abafilisitiya hanyuma abafilisitiya byaje kubaho igihe kiza kugera baravuga ati nakuri ko twabigeze niga kujya bavugaga mu kihe gihugu na nyine urumva Bresse simbizi by the way urabizi ko iyobokamana ndacyubaha abakozi b'Imana bubaho cyane arahantu yigize gukora ikiganiro mvuga ni sinzi ibintu navuze ku by'Imana murambaza ngo itorero rya kera n'igihugu ngubu narabwiye sinzi umuntu yahise sinzi niba dayimoni yaneye nibishagaraza ariko najya mubwiye ngo itorero ry'ubu ngubu n'iryo torero rya mbere riyoboye abafilisitiya ubwo bashaka kurwanya Samsoni none babura uburyo bazamurwanyamo kugira ngo baze kumwinjirira anyway bahise bamutega umwana w'umukobwa bitaga Delila yagiye yambaye akameni bwami Delila yari umukobwa w'igitangaza yari umukobwa mwiza naramurebye ngirira Yesu we cyokora wenda yanganya ubwiza nanozana muheto urabizi ko mahito ari crash wanjye umunsi wamuvuze nabi
nzakumena amazi ntabwo nzabikora ni crush nuko yari mwiza cyane yari mwiza nka crush wanjye yari kuba nka miss ya bakomeye ndamukunda man njya nsabe Uvuye mana kumwita, basi wenda zabe nk'ahantu uzajya nk'ahantu show buriya ukuntu nanjye agiye umuntu ambera crush yambona man nkabona umuntu hari umucamizi kumbona ugiye kuririmba no ndaririmba no ndagije arashaka ati je Tuff we reka ni hana ibyuzwa byawe ndavugana ariko man waraturengeye ariko man ati na burya nanjye burya ndakunda iti ujyame wiyarose nuroturote neza n'umutima nutuse nukurura kuzwe ariko man witwa Pirato suramuzi Pirato ndamuzi yari kinyenda Pirato arakatsindwa n'Imana Pirato yakoze iki muri ibi Pirato n'umwe mu bagambiye umwana w'Imana amuteza koko byibuka ko Pirato Pirato yaramugambaniye ngo igihe kiza kugira ngo byari saa 9 z'amanywa ngo Herode ngo baramukubita bamubekira bavuga ko ngo ari igisambo baramubekira barangije bakora amahano ikanzu yari yambaye barayimwambura bayikiniraho urusimbi barangije bakora icyaha nkana bamucumita icumu mu rubavu kuko niko ijambo ry'Imana rimbwira ngo nuko ngo Yesu bamucumita icumu mu rubavu ngo ariko ngo ya maraso yavuye muri rwa rubavu rwe yamenetse muri yarapfupfutse ahitagwa ku jisho ry'umunyabyaha wa munyabyaha yari impumyi ahita ahumuka wa wundi wa mugambaniye aragenda aragira ariyahura buranagira ngo mubwira ngo ushaka kubaho byuzuye gendana na Yesu kugendana na Yesu nibanga rihambaye ibiri urayisi twagiye ku mateka y'isi Hitler uramuzi wo ariko ndabona ugiye kongoresha miropomane Hitler uramuzi se oya katswe ugomba kuba AI oya no reka none tugarebe ntabwo ndi ropone ya tugiye kuganira ku mateka y'isi minota 2 yes ahubwo aho ngaho Hitler uramuzi Hitler uramuzi ugomba kuba AI abashaka kongoresha buropodagaze ugomba gukora savuze gukora kugira ngo banakure biva mu gukora ugomba gukora ubundi ngewe nareka nguruze kuri bro njyango ndakubitangaza kenshi ngewe nashaka zagiye oya guseka zabyihorere iyo rero kuri aseka zabyihorere ubundi man icyo nakubwira cyo ugomba kuba iki icyo rumbajije cya Hitler ugomba kuba AI ugomba kuba iki AI ni iki AI nyine ni nuza n'amafoto nyine ari mu kajagari anyway nyine najya ngusobanura kiriya kintu cya Hitler na amafoto yo mu kajagari usize mu bwenge bwije nabushizemo na nubwo nakoresha inyurabwenge ariko najya ngumbwira ikintu twagiye kwa Hitler ngewe ntabwo ndi umuproducer bro ibyo bintu uzabibaza KNC ubabaze Baskovia ubabaze Mutabaruka ubabaze n'abandi sinabura ya mbere sinabura ngende umukote te kurita de tête vide des enfants tête vide tugana ku musozo tugana ku musozo twagiranye akaganiro keza tugana ku musozo nacyo nabiyibasa cyo ni ikintu kimwe cyonyine ikora akaririmba mwibuke gukora kuri Tikiano TV mwibuke gukora subscribe comment na share ndetse mwibuke no gukora nyine za share nyinshi cyane musharinga niba nangwa mujye scrolling anyway kandi so nyine uko mudukunda niko biduha biratumotiva anyway nukuvanga ubundi urukundo rwanyu ni motivation kuri Tikiano TV show urukundo rwabo ni noza ni motivation twebwe dusabye iki twebwe dusaba no kuba biganiro namwe mukadukunda pow yes ndabakunda cyane nari nyanja y'amahoro ndaje mukara